Nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi bacu ni ibiganiro nababwiye ko bigiye gukurikirana ari byinshi bivuga ku makuru amaze iminsi avugwa muri gospel mu Rwanda. Nababwiye ko hari bivugwa ku muhanzi witwa Mbonyi bivugwa ko yateye inda nacyo kirakurikiraho mu kanya gatoya. Nababwiye ko hari bivugwa kuri Gahongayire Aline nawe bivugwa ko yagiriye nabi umukozi wo mu rugo ndetse akanavugwaho ubutinganyi nacyo ndagikurikizaho mu kanya gatoya. Ariko muri uyu mwanya ngiye kubagezaho ikiganiro kindi cy'umugabo witwa Rugagi umutangabugingo. Rugagi yagaragaye nk'umuntu utanga ubugingo cyangwa se ubwambura, niwe muntu mu Rwanda mu mateka numvise watinyutse kubwira umuntu ngo wowe nta bugingo uzabona nudakora ibi ngibi. Ibyo ngibyo ubundi bivugwa n'Imana cyangwa se bigakorwa n'Imana. Imana nitanga ubugingo, ariko habonetse undi muntu ufite ubwo butware. Reka ku murongo wa telefone tumwe na mugenzi wanjye ni Daniel Stevenson. Daniel, uri kunyumva neza? Ndakumva neza Pole, umeze neza? Yes, nahoze mbwira abantu ko ni ibiganiro bigiye gukurikirana bitandukanye, ngira ngo nawe wabyumvaga, kandi n'ukuri ndagushimira cyane 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 uruhare ugira kuri iyi channel yacu, uruhare ugira muri gospel, imirimo yawe Imana igihora iyibuka. Reka uyu munsi ndagira ngo tuganire ku mugabo witwa Rugagi. Rugagi ni umupasiteri, ni umubishop, uyobora itorero ryitwa Redeemed Gospel Church. Nge mperuka yari afite itorero ngo yatangiriye Kimisagara hariya hasi. Nkunganire wayoboraga, uyu munsi ntaje afite wayoboraga. Komeza. Ubwo nagiye guhera mu mizi aho uko yatangiye. Nyuma yayoboraga iryo torero niho yatangiriye hara ku Kimisagara hasi, kugira ngo hasi kabisa hepfo kwa Mutwe. Hanyuma Rugagi arazamuka, tumubona ku mateleviziyo akora ibitangaza, afungura itorero mu mujyi wa Kigali rwagati, hafi ngira ngo ni hano hafi y'ahantu hari aya mazu maremare, aya masoko inyuma yo kwa Rubangura niba nibuka neza. Yes, hanyuma nyuma iryo torero bararifunga, baje kurifunga, ajya muri Serena, ntago hamaze iminsi myinshi. Hanyuma Rugagi nyuma aza kwimukira muri Canada, bivuga ko yahungiye muri Canada, ariho yahagiye nyuma kugira ngo ngira ngo Kagame yigeze kumukora, Perezida Kagame yigeze kumukoraho comment yavuga ati abantu bavuga ngo zana kugira ngo wirukane ubukene bwawe, zana amafaranga, amukoraho comment imeze gutyo. Hanyuma bivugwa ko Rugagi yaje guhungira muri Canada, nyuma ejo bundi tubona yatashye ari mu Rwanda. Nongeye kumubona muri sport cyangwa se mu makuru, mu bitangazamakuru, yavuze ko cyangwa se yatangaje ko umunyamakuru witwa Scovia Mutesi atazigera abona ubugingo buhoraho mu gihe atamusabye imbabazi. Daniel Stevenson, wari umunyunganira umbwira uti reka nkunganire gatoya gutya na gutya, yahoze ari umuyobozi. Ejo numvishe ikiganiro cyavuga ati ubu nta torero nyobora, ariko mfite amatorero, ngira ngo hari yavuze mu ntara. Umuntu ashaka kugira amatorero ariko atayobora, ari umuvugizi wawe ko atayobora. Icyo kintu ubwo abaye ari umuvugizi w'icyo atayobora byaba ari baringa. Ibyo nabyo biba mu mategeko mpanabyaha. Njyewe icyo kintu mu by'ukuri njyewe narabyumvise numva nta logique bifite. Uravuze ngo uri umuvugizi w'amatorero ya Redeemed Gospel Church ku isi cyangwa se mu Rwanda n'ahandi. Uti nta torero ariko ubu ngubu mfite nyobora. Utari kongera ngo mfite amatorero, abashumba bari ngira ngo mu Mutara niho yavuze n'ahandi hantu. Noneho nkibaza ngo se afite amatorero ariko atayobora, ibyo ngibyo ni ibiki? Harimo confusion nyakubahwa Daniel. Hahita hagaragaramo icyo bita kwisobanya. Iyo uje ukavuga ikintu rimwe, ukavuga ikintu kabiri. Nakurikiye space ye, bigeze bamuhamagaramo bamuhuza na Scovia neza, umugabo akanja manwa buri cyavuga. Avuga ati none nakubekeye ko nta rusengero, ati oya. Avuga ati rero none ni gute umbwira ko ufite urusengero, uri umuvugizi kandi nta rusengero? Ukabona ni ibintu bikomeye. Mbibwira ko bahazanye n'umuntu, bari bamuzanye n'umuntu ngo amuvure amusengere, akanga kumusengera kubera ko hari habaye ibibazo akabihakana. Ariko wari wamuzanye aravuga ati wari hari mu materaniro. Urumva mu by'ukuri ni ibintu bidasobanutse uburyo waba umuvugizi w'ibidakora, uvugira ibiki se bidahari.
urumva nicyo cya kintu nyine kidasobanutse kirimo ikinyoma kirimo bwa bubeshyi ariko kuri iki kintu cy'ubugingo cyo reka mvuge ngo mu izina rya Yesu toka Satani nta muntu n'umwe ku isi Yesu yigeze abwira Petero amubwira ibintu bidahuye aramubwira ati mva inyuma Satani mva inyuma rwose kiriya kintu ni ugukitokesha mu izina rya Yesu abazimu bashye bakongoke pe nta na rimwe umwana w'umuntu ubyarwa n'umugore yego afite uruhare na rutoya ruhesha ubugingo yego kuko nyir'ubugingo akaba n'ubugingo ni Yesu umwana w'Imana yego ni ubu ufite iyo tumwakiriye Bibiliya iravuga muri Yohana ibice 3 ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 umurongo wa 16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo yakundaga kugira ngo umwizera wese abone ahabwe ubugingo buhoraho nukuvuga ngo niba Rugaryi yari afite uburenganzira bwo gutanga ubugingo yari ari he Yesu ajya gupfa icyo ni ikibazo gikomeye kuko niba kwizera Yesu nibyo bitanga ubugingo ntago gusaba imbabazi Rugagi aribyo bitanga ubugingo ariko reka nkubaze ikibazo ngira ngo muri Bibiliya havuga ko abakozi b'Imana baba pasiteri icyo bazaboha mu isi no mu ijuru kizaba kiboshywe ibyo ngibyo siko ubyemera ibyo bintu baboha urakoze cyane ari nayo mpamvu utumye ubwenge buturuna bukampa ibindi bintu ari nayo mpamvu nyakubahwa perezida avuga ati abantu bagende bige bajejuke nkahita nibaza nk'iriya doctora ya doctor ntamuhaye ariko Rugagi uvuga ko ari docteur utazi gutandukanya ubugingo nyirabwo n'ubugingo butanga ni doctora namenya ngo ni theology yahe ariko noneho wenda tugaruke kuri icyo kintu ngo icyo bahambiriye mu isi icyo bahambira ijambo ry'Imana rivuga ngo dukubita hasi impaka nibyishyize hejuru kurwanya izina ry'Imana n'icyubahiro cy'Imana yego ntabwo dukubita hasi ubugingo kuko ubugingo byo byonyine ni Kristo umva indirimbo abantu bajya baririmba ariko ntibamenye meaning yabyo nahawe ubugingo buhoraho rwose kandi ubwo bugingo ni Yesu exactly hanyuma ko Yesu ari we bugingo ari we twakiriye ari we mucunguzi wacu hanyuma urahambiriza Yesu ufite ubushobozi bwo guhambiriza umukiza kiriya cyanditswe abantu bagomba kumenya ibyanditswe bakamenya icyo bivuga bakamenya icyo bisobanura guhambira ibya hano ku isi mfite guhambira nkavuga ngo nkumiriye intambara mu gihugu cy'u Rwanda n'ibiyaga bigari mfashe mpiri ibishaka kuza kwibasira imyuka mibi y'abateganya imyuka mibi y'urugomo imyuka mibi imeze gutya na gutya ibi ngibi kuko ari imyuka ikorera mu kirere dufite ubushobozi nk'abana b'Imana bo kwikubita hasi inzoka na scorpion tukabifata mpiri mu buryo nabwo ntabwo ari ubwacu ni mu buryo bw'umwuka tubiheshejwe n'Imana aribwo bwa bugingo rero kiravuga ngo bahambiriza ngo igihambiriwe ntabwo ari cyo bivuga ubugingo ni unique ni ntakumirwa ni Kristo nta n'ubukoraho nta n'ubufite nta n'uzabugira hanyuma reka nkubaze wenda nk'ikibazo ubona ari nk'izihe ngaruka inyigisho nk'izi ngizi abapasiteri nk'aba ngaba declaration nk'izi ngizi bigira mu murimo w'Imana donc ko byanga bikunda hari ingaruka bisiga yego urakoze cyane ingaruka zo ni nyinshi ari nazo zatumye uyu munsi abantu bazinukwa insengero bakazinukwa n'abapasiteri kugeza uyu munsi hari umuntu ushobora kuba ari vrai pasteur usigaye atinya kwitwa pasteur kubera ko ibikorwa by'abapasiteri n'inyigisho mbi aricyo kintu kiri kuganza noneho kigatuma babandi bitwa ko tuyise ngo n'abapagani ngo n'abatizera nkatwe ahubwo ugasanga baturusha good character yes ugasanga baturusha imico usanga baturusha ubunyangamugayo ugasanga uganiriye n'uwo witwa ngo n'umupagani hanze arakora ikintu atari wo mu rusengero atakibwirijwe na Bibiliya ariko amahame yo kwiyubaha n'amahame yo kwirinda n'amahame yo kuba inyangamugayo akaganza kuruta wa muntu uvuga ngo afite Imana ariko imbuto zikabura ingaruka zateye z'ibi bintu icyambere habayeho ubujiji n'ubuyobe abantu bariye baburishijwe n'abashumba badashoboye batanashobotse yego bakaza bakigisha ibintu batoraguye umuntu akaza agafata icyanditswe akavuga ngo mukubita urushyi
nawe muhinduza umukubita urushyi. Ntabwo mu by'ukuri aricyo bivuga. Ririya jambo rivuga ngo ntabwo ukubita urushyi ngo uzahindure undi umusaya, ntabwo aricyo bivuga. Ngukubise urushyi ukarunkubita nakurega kandi niwe bahana cyane. Uyihaniye twese badufata kimwe, ntabwo aricyo bivuga. Ni ukuvuga ngo rero habonetse ingaruka nyinshi z'abantu bariye ibintu bitari ngombwa kubera ubujiji bw'abantu batwigishije bitari ngombwa. Icya kabiri biri butange ku ngaruka nziza, biratuma abantu bahumuka. Nk'ubu mu by'ukuri n'abantu bakekeranyaga Rugagi n'abantu bari bamufataga nk'Imana muri bo, kiriya kintu cyamukomye hasi. Reka mvuge ngo yigaragaje mu isura y'uwariwe. Yego, yagaragaje uwariwe rwose, kuko nta muntu muzima. Icya gatatu, Rugagi buriya yagaragaje ko atari ushumba intama z'Imana. Kabone n'ubwo Scovia, kabone nubwo yaba yaramuhangaye yaramubeshyeye, nta mushumba uza kuvuma, nta mushumba uza guciraho iteka. Ntabwo yari kwirukankira kuri YouTube yo kuri social media, ahubwo yari kumusanga mu gikari akamubwira ati mwana w'Imana, ibisuko bimeze, ihangane wakosheje, akamuhugura nk'umubyeyi. Ese yuko twese twabyaye iyo umwana akosheje uhita umukubitira ku karubanda no kuri YouTube? Oya. Yes, ngira ngo icyo kintu ndagira ngo gihuze n'ikindi wavuze ngo yego tugira abashumba bamwe na bamwe badashoboye ariko batanashobotse. Ni ukuvuga ngo ntabwo bafite ubumenyi buhagije cyangwa se ubuhanga buhagije bwo kumanaginga situations mu byo babwiriza no kumanaginga situations. Erega buriya kumanaginga situation ni ukuvuga ngo niba umuntu akubeshyeye uritwara gute? Uragira ubushobozi bwo kwitwara muri iyo situation gute? Ni ukuvuga ngo icyo ni kimwe. Icya kabiri, uranashobotse. Ese wowe urashobotse? Gushoboka no kugira gute? Ni ukuvuga ngo nawe mu by'ukuri uriya mujinya yavuganye, kuko bari ibintu ngenzi neza ko yabivugiye mu mujinya, biragaragara ko yabivuze kubera umujinya. Uwo mujinya utumye ufata umuntu ukamwambura ubugingo. Ariko uzi ko umuntu kwambura ubugingo uvuga ngo nta bugingo uzabona, buriya yanakugirira nabi n'ikindi kintu kibi yakigukorera. Uzi umuntu ukubwira ngo ntabwo uzajya mu ijuru, donc akanarifunga. Mu yandi magambo aba yakwishe. No, uwo muntu n'ikindi kintu kibi cyose yagikora, kuko ikintu kibi cya mbere numva ubuzima bw'umuntu burangiriraho ni ukujya muri Gehinomu, sibyo? Ubuzima bubi tuza abantu bazagira bubi cyane buba ntabwo ari ubwa hano ku isi, ni ubuzima bwa nyuma y'urupfu. Noneho ibaze umuntu ugufashe nyuma y'urupfu akavuga ngo ntuzajye mu ijuru, ntuzabone ubugingo, uzajye mu muriro utazima, ntuzagubwe neza. Mu by'ukuri uwo muntu ntabwo ashobotse. Ni ukuri ayo magambo ni amagambo mabi, ni amagambo ubundi y'ubugizi bwa nabi. Nabifata nk'ubugizi bwa nabi. Ubugizi bwa nabi nibyo. Yes, icya kabiri, ego ikindi nari ngiye kuvuga, kandi uyu muntu ntabwo yarakagombye kuba yaramaze kubona scandal yaguyemo, naho ibi bintu byageze ngo narangiza ananirwe kwifata afunga ururimi rwe, kuko biri yaravuze ngo umunyamakenga uzi ubwenge ngo iyo abonye ibibi ngo arinda ururimi rwe. Ntabwo yarakagombye kubona ukuntu imbuga zose zatatse, abantu bose bumiwe, ngo agaruka akomeze ajye ku ma space, ajye ku ma YouTube, akomeza abitsindagira. Igikorwa cy'ubugizi bwa nabi. Ikindi kintu Daniel natekereje nkimara kumva ibi bintu, natekereje situation abapasiteri mu Rwanda barimo, ntekereza situation amatorero mu Rwanda arimo yo gufungwa n'iki byose, hanyuma umuntu akaza akavuga ibi bintu n'ubundi bigaragaza ahubwo impamvu insengero zagombye kuba zifunzwe. Kuko kuvuga ibintu nk'ibi ngibi uri umupasiteri uba ugaragaje neza ko insengero zifite impamvu zo gufungwa. Ukiraho nkukorere mu ngata. Ubu insengero ze zibaye zigihari zidakunzwe, utinyutse gutanga ibi ngibi, abo asengesha abashumbye yabaha iki? Yes, ngaho nibaze umuntu bivuga gutya n'insengero zifunze, nivuga ngo ofete ari gutanga impamvu yo gukomeza gufunga urusengero rwe, usibye n'urwe n'izindi, kuko nta kintu cy'ubuzima atanga.
ubundi ngiye ku bwanjye mbona ari kujya kuri mikoro akavuga ati Scovia narabyumvise ibyo wavuze wenda waribeshye insengero zanjye nta rusengero mfite muri Muhanga urusengero rwanjye ruri muri Ruhango ibyo wavuze koko waribeshye ndakubabariye ku buryo nawe ubwe agaragaza umutima wo kubabarira kuko ntago ubundi dutanga imbabazi kubera ko twazisabwe ntago dutanga imbabazi kuko twazisabwe no dutanga imbabazi kubera ko ni inshingano kubabarira ni inshingano Yesu yatubabariye ibyaha byacu pani sesoroma ko twagiye tugusaba imbabazi no dutuye mu mbabazi z'ubushobozi bwe bwinshi noneho wowe uri umubishop uri umupasiteri urimo kubwira umuntu ngo nutansa imbabazi ngo nta bugingo uzabona what is that ibyo bintu mu by'ukuri Rugagi yagombye bwo kwicara akava kuri space akava n'ahandi hantu hose wakicara agakora ikiganiro wenda cye wenyine asaba imbabazi abanyarwanda asaba imbabazi Mutesi n'abandi bantu bose atari ugusaba Scovia gusa imbabazi ni ugusaba abanyarwanda bose bumva iki n'abarundi n'abagande n'abakongo bumva iki kinyarwanda agasaba imbabazi erega buriya mu yandi magambo biriya bintu yaravuze ngo nge Rugagi Innocent ninge nzira ukuri n'ubugingo ninge Mana uzajya kwa data Scovia ntazajya kwa data ntamujyanye ibyo bintu ni bibi cyane rero okay noneho reka yakoresha umurimo Kristo yakoze ku musaraba yes dusoza kino kiganiro cya Rugagi reka ni nk'iyi message wumva ikomeye wamuha Rugagi ubwe ndetse waha n'abantu bumvise abakomerekejwe nabyo n'ababyumvisha batandukanye Rugagi reka mubwire message ya mbere ngo mu gihe nk'iki akwiye guceceka akwiye gutuza agaceceka yamara guceceka akaza kuri YouTube aho yatangarije ibintu agasaba imbabazi mu ruhame iyo ni ikintu cya mbere musaba icya kabiri akwiye kubanza kisubiramo akabanza akareba kuva kera avuga ngo nimutange mujugunye hano amafaranga ubukene mugire mu bukene n'ibiki akongera akanabihuza ko n'umukuru w'igihugu yigeze abikomentingaho akabona akareba icyo akwiriye gukora koko nk'umukozi w'Imana akanibuka n'impamvu zatumye ava mu Rwanda akajya muri Canada ameze nk'umuntu uhunze biranavugwa ntago ngyemeza ariko biranavugwa ko yavuye muri Canada yirukanwe ku butaka bwa Canada abaye ari nako kuri urumva byaba ari ikibazo nuvuga ngo yabaye deported baramudeportinze yego bari muri potinze byaba ari ikibazo gikomeye ubwo rero akwiye kugira imico y'abantu bashoboye kandi babana n'abantu bose amahoro cyane cyane ko ari umuntu uri public figure akwiye kugira ngo agarure imitima y'abanyarwanda icyo nabwira ku bantu bakomerekejwe n'ariya magambo n'ababyumvishe icya mbere abantu nibakura amaso ku mwana w'umuntu hari ukuntu abantu bagiye bagafata abashumba babo ngo ni ba dadi ni ba mami banarangiza bakabafata nk'Imana ngubwo pore bishop wanjye ari pore ngo icyo avuze ngo nkemeye nk'ihame oya kuba umuntu ari umushumba ni umuntu ariko ntabwo ari Imana ntabwo ari Dieu tout puissant omniscient omniprésent oya umuntu ni umuntu ukoreshwa n'Imana abantu bareke kumva ko abantu ari Imana ahubwo bafata Imana bayirebere mu bantu bumve ko n'umuntu yagira amanyanga yanakosa icya kabiri abantu bakomerekejwe n'ibi bintu nibibahe gusoma Bibiliya basobanukirwe Bibiliya ye kwigwa n'abantu babashumba gusa n'abandi bantu nibaterane biga ijambo ry'Imana biranababaje kugira ngo wumve ngo umuntu nagaciyemo twakigarutse mu kiganiro cy'ushize umuntu yatanze miliyoni 10 n'izi ngizi ku muntu kugira ngo ahabwe iki ni ukutamenya ijambo ry'Imana kuko umuntu ubugingo ntibugurwa rero abantu nibamenye ijambo ry'Imana baryige be gutera ubwoba n'abantu ibyo ibivuzwe byose n'umukozi w'Imana se ko bari hame pore reka ngushimire cyane urakoze Daniel Stevenson nizere ko kandi komeje kubwa neza muri Kigali ndetse no mu Rwanda na family yawe nizere ko imeze neza nukuri turashima Imana Kristo n'umwami reka mushimire cyane Daniel Stevenson muri kiganiro kiza ampaye ni kiganiro kibandaga cyane ku byatangajwe na Rugagi wambuye Mutesi ubugingo akavuga ati Mutesi we nta bugingo uzabona nutansaba imbabazi ibyo bintu ntago bikwiriye nibyo nahoze mvuge nti ubundi iyo uvuze ibintu nk'ibi ngibi
uri umupasiteri, uri umushumba ufite izina, ufite izina rikomeye mu Rwanda cyangwa se rizwi cyane, ukavuga ibintu bicuritse gutya cyangwa se ibintu bipfuye gutya, uba utanze impamvu zo gufunga insengero, kuko nta muntu uri credible, nta muntu, nta gihugu, nta rwego rwakwemerera umuntu nk'uyu nguyu uvuga ibintu nk'ibi ngibi gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero mbashimire mwese, mukomeze mukande subscribe, mugire umunsi mwiza, bye bye.